Mukuva ibitabo byaho ni 14 umurongo wa 13 haratubwiye ngo ariko ntabwo amusubiramo di kavuga musubiramo. Haleluya, amen. Ariko muvuge cyane yantwaro yanyu, muvuge cyane. Mose asubiza abana ati, mwitinya ndi kubarushijwe. Oya Zakari ijwi ryawe ko ntari kubyumva, mutumye nongera gusubira hejuru. Maze asubiza abana ati, mwitinya mwihagararire gusa abagakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kuko ibibazo muri kubona uyu munsi ku buzima bwanyu mutazongera kubibona ukundi. Mwihagararire gusa. Haleluya, Imana ishobora kurwana utarwanye. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Mose iti bwira Abayisiraheli be gutaka. N'ubundi nabavanye muri Egiputa ntabwo aribo banterese. Haleluya, ahubwo nabonye ko igihe kigeze. Biramugeze ngo iyo igihe cy'Imana kigeze ibintu birasobanuka. Nukuri ko Imana igihe cy'Imana kigeze ibintu bigira gute? Abatabyara barabyara. Haleluya, mushiremo kaburimbo gakeya tuvuge ngo amena cyane. Vuga ngo buraca. None se kwa Dodoma atari ahaguruka none birabaguye ngo yongere babwire ngo barahagura bagahagura ariko mu ijuru bakongera bagashaka amashami. Tuvuge ngo amena cyane. Abatumvise kongera tuvuge ngo amena we. Ibibazo Abanyegiputa bari bateje. Haleluya, ibibazo Abisirayeli bari babonye nta kindi gisubizo cyabayeho. Imana yatanze yaravuze ngo mwihagararire gusa. Haleluya, maze murebe agakiza k'Imana uyu munsi. Yego irakora ntabikora. Niba utazi kubikora uzazumbaze nzagusobanurira. Haleluya, ushobora tuzamuka hano mugahunga muri uyu muhanda muri hano mu ikoti tuba tuzamuka ni bana. Tuvuge ngo amena cyane. Niyo mpamvu ntawanyeganyeza. Biramugeza ngo ntawapfa kumunyeganyeza. Haleluya, bitagomba kunyeganyeza mu myaka 24. Ibyo oya narihagarariye gusa nanjye mbabwira niko bimeze. Ngatumbira data wa twese wo mu rurembo. Tuvuge ngo amena cyane. Amen. Ubundi nuko naje nambaye costume. Ubundi mu masengero ntabwo tuza twambaye costume. Ubundi rimwe na rimwe tuza twambaye uko bigomba twagera hano murabona ko twambaye inkweto ubundi tukazivana mu munsi ntabwo twakuye n'inkweto. Kubera ko Imana yacu ntabikora kubera ko twakuye n'inkweto. Tuvuge ngo amena cyane. Amen. Ntabwo Imana yacu ikora kubera ko twishwanyaguye tukigira ukuntu nibyo turimo ikora. Amen. Haleluya, ntabwo Imana yacu ikora kubera ko twisize ivu. Oya, haleluya, iyo igihe cyayo kigeze igira gute? Irakora. Abatumvise tuvuge ngo amena cyane. Iyo igihe kigeze irakora. Ndabifuriza kubahoka rero kuko intego y'uyu munsi imeze. Niba wasuremerewe wumve ko ataha bimeze neza. Nene data yavuze ati natangiye kumva hari akantu. Tuvuge amena cyane. Amen. Ikiwacu bati hari ikikoze. Tuvuge ngo amena. Amen. Nanze ndabona hari amasezerano menshi ku mitwe yayo Imana isohoje ku buzima bwacu. Haleluya. Uretse icyifuzo yazanye data wa twese yakibona. Haleluya. Nimugera mu rugo murasanga hari byatangiye kuvivuga. Hallelujah.
wese yikorera ibintu mushaka kubohoka hari ibyo mubona bibirukankaho inyuma ongera usubize amaso inyuma yawe urebe ibikwirukaho ni byinshi birahari haguruka nkubwire icyo ugiye kubibwira haguruka nkubwire icyo ugiye kubibwira haleluya kandi bitunga urutoki ubisuzugure iyi nanjye narabisuzuguye ndabibwira ngo sha nibishaka bizaba imyaka 38 ariko wa kibazo cyane shoye ndagusuzuguye kandi kubera ko data wo mw'ijuru ahari azabisubiza reka nkubwire uko ugiye kubwira nawe icyo gico ukora inyuma yawe haleluya vuga ngo wa kibazo we haleluya kibwira ngo ndagusuzuguye haleluya ongera ukibwira ngo guhera uyu munsi ongera ukibwira ngo kuri iyi tariki haleluya ongera ukibwira ngo ndagukandagiye uvanyeho kandi uyu munsi ntaho igisubizo kandi igisubizo kizima sinzongera kukubona ukundi kandi ndabohotse ongera ukibwira ngo ndagusuzuguye abagisuzuguye twongere dutere haleluya bya bindi Imana yabwiye Mose ngo ntabwo mwongera kubona iki kibazo ingabo za Farawo nimwongera kuzibona mwihagararire gusa ibyo byarasohoye ingabo zose zirangirira mu nyanja byasigara niyo kuba inkuru ibibazo dufite byasigara n'icyo kuba inkuru tuvuge ngo amena cyane usange byasobanutse nanje hari ibyo ndikubwira data wa twese bimwe arabififuye ibindi arabififura ariko nibyo ndikubona data umwe ushireho icyo bita mfi Bwana Yesu asifiwe vuga ngo okay komanda yanje nawe zigiye mwino usuzugura ibibazo bitwiruka inyuma bisuzugure ubibwire ngo ibibazo mwisengesho twaje kuwa kane hano gusenga tu haleluya sinabo tu reka tumwubahe Mana yacu tuzi kuri umukozi w'umuhanda Mana wageze kwa ba Marita na Mariya hari ibibazo byabasuzuguye uhageze urabicecekesha ibyari amarira bihinduka indirimbo ibyari umubabaro n'ikiriyo bihinduka imbyino barishima barakubana ubwira Lazaro ngo nasohoke Mana wari wapfuye arasohoka si ibyo gusa nyaguhara ku ngoma Satani yari yigize igihangange ubwo yakwiciraga ku musaraba ariko wari watanze ubuzima bwawe ku bushake ariko wageze ikuzimu uramukandagira umwaka imfunguzo umumena umutwe ibituro by'abera birakinguka kandi agasuzuguro ka shitani haleluya Mana hari ibibazo Aburahamu yari afite hari ibibazo Sara yari afite wabihinduriye amazina abasekuruza b'amahanga haleluya wari ushaje yongera kuba umukobwa ababyaye Isaka haleluya ikibazo cy'umurumba aragisuzugura natwe turagikandagiye mu izina rya Yesu turashaka kugira ngo tubohoke ibibazo bitwiruka inyuma ibibazo by'ubukene ibibazo by'amadeni ibibazo by'uburwayi ibibazo byo kwanga ibibazo byo kwireba ibice ibidukanga
mushake muzabona, mukomange ku rugi nzabakingurira. Kandi mwami ijambo riratubwira ngo Mana ibyo dushaka byose biri imbere yawe. Urakoze kutwumva, tugukomeye amashyi mu izina ry'Imana yacu. Nitwa Ndayizeye Fideli, uzwi Papa Karabo, ku izina rya Papa Karabo, mwene Havugimana Isidore na Mukangarambe Anosiyata. Abo nibo babyeyi bambyara. Mu rugo ni mu majyepfo mu karere ka Huye, mu murenge wa Rusatira. Ndi kumwe na madamu, mfite madamu n'umwana umwe, naje kumwerekana n'uyu nguyu turi kumwe. Nawe yitwa Uwajeneza Claudina, ni madamu Imana yo mu ijuru yampaye, kandi nanjye ndamukunda nkuko nawe ankunda. Yesu nashimwe. Ubonye bwanjye ndabutangirira ndi kuva mu majyepfo, naje nta buryo kimeze, meze nk'umuntu wo kwiyahura. Naje mu majyaruguru meze nk'umuntu wo kwiyahura, nafite aho ngana n'aho njya. Madamu we avuka hano, we yavukaga hano mu Gahunga, hano niho iwabo, ariko twahuriye mu majyepfo, niho yize Nyamagabe segonderi. Abana na mukuru we niho akora, yitwa Josie, ni umuganga aho ngaho niho yabaga. Turangije niho twamenyanye, turakundana, dukundana ariko mu rugo batashyigikiye. Aleluya, amen. Birangije baza kunyanga bitewe n'uburyo ki nazanye madamu badashaka. Birangije baravuga ngo uwo mukazana wo dushaka, turashaka wowe kwa kana kufite amafaranga. Aleluya, amen. Ndangije nanga kubyumva, biba ngombwa yuko mbahunga nizira nangaha kugira ngo ndeke kumva ibyo bari kumbwira nyine. Aleluya, amen. Ariko madamu yajyaga ambwira ngo tuze mu majyaruguru ari iwabo, nkabyanga avuga ati ngira ngo naza kuba kwa mabukwe kuko kaba ari agasuzuguro. Hanyuma bicanze, nubwo nahise ko ngira utafata umwanzuro wo kuza, kaba mbaye mageze. Nabanje gukodesha hano mu Gahunga. Turangije kuba mu Gahunga, ubuzima burankubita, buranga, kuko nta muntu nabazaga, nta data nta mama. Birangije mbura uko nabigenza, nari nambaye n'ubusa, reka mbivuge gutyo. Uko nari meze, abo nasanze hano barabizi, abanyakiriye. Ubwo niho nabyutse mu gitondo, maze ibyumweru bibiri naraje inahangaha. Ubwo tuzamuka, madamu arakunyereka kwa mabukwe. Aleluya, amen. Hanyuma ubwo nari nambaye, ntabwo nzabyibagirwa, nari nambaye agapantaro k'igitenge, nari nasizeho isheni, agacupa. Muri segonderi twarakuta ngo ni vide. Aleluya, amen. Ndangije ubwo niko nambaye, nanje nambaye n'agapira k'umweru gatoya nyine katanywira nako. Ndangije ubwo turazamuka na madamu, ubwo nawe ubwo yari yambaye, murakumva nyine kumupapa, umupapa wambaye ibyo ngibyo na madamu yambaye, murabizi.
Aleluya. Ntabwo nshaka kubirondora kuko iminota bamaye ni mikeya. Ubwo narazamutse ndazamuka no tugera hano ku rusengero, ndashaka kubabwira uburoki ukuntu Imana ibohora. Aleluya. Tugeze hano numva arambwira ngo hano mfite mubyara wanjye, reka mbandire musuhuze ndebe ukuntu ameze. Arangije arahanungira urutoki ambwira ngo ni hariya kwa Macimiye. Arangije ati none wowe genda, numvishe ahangaha bari kuri midimo y'igitabo ntabwo naharenga, ndashaka kugira ngo ngende nsengane nabo ahari Imana irambohora. Ndangije madamu arambwira ngo kubera yuko yahavukiye, arambwira ngo urwo rusengero bari kubasengera bandi umwana mutoya, ntabwo basenga Imana, basenga ibigirwamana. Ahari abarangi bari gusenga. Ndangije mbwira madamu ati rero abarangi basenga, iyo bari gusenga ntabwo indirimbo yumvikana, bari kuri ndimo y'igitabo iri kumvikana, ntabwo ari abarangi abo n'abakozi b'Imana. Aleluya. Narahageze ndinjira bagakomeza, arambwira ngo muri mwabagabo mwe mwebwe ntabwo mujya mwumva, gera nusanga mushaka usenge iyo nzoga bagiye gusenga. Ndangije we arakomeza yinjira kwa mubyara we, njyewe Nyangamunagaza masanga mukecuru wanjye Diyakoni Marita hamwe na mwarimu nibo nasanzemo hano ari babiri bonyine, ariko wa kane. Ndangije ndaza mukecuru ajya mu mwuka, aravuga ngo Imana ivuze, Imana itwohereje umukozi w'Imana. Ndabona ko ari umukozi w'Imana. Ndavuga ati umutima, ndavuga ngo abarangi ntabwo berekwa, ahari hano niho ngiye kubohokera.